TAIKUN Ndahiro rero ibyamubayeho ni agahomamunwa ubwo muri iyi mpera y'umwaka ndetse n'intangiriro z'umwaka wa 2026 ni ibyabaye kuri TAIKUN Ndahiro ubwo hari igitaramo TAIKUN yasohowemo nabi ndetse bigaragara ko nyine yateshejwe agaciro aribwo amabounce ndetse n'abashinzwe umutekano bamusohoye. Uyu TAIKUN Ndahiro akaba ari umwe mu bantu bazwi cyane haba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bazwi dore ko ari umu-YouTuber afite content yise one on one cyangwa se acisha ku rukuta rwe rwa YouTube kuri channel ya YouTube yitwa Narababwiye TV, akaba ariho akunze gucishaho nyine ibiganiro agenda atumizaho abatumirwa bagiye batandukanye. Uyu TAIKUN Ndahiro ni umwe mu bantu nyine usanga bari bamaze kumera neza cyane ndetse baragafashe basigaye bakunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse akaba nyine byagaragaye yuko nyine yasohowe nabi ubwo hari ibitaramo byategurwaga n'umujyi wa Kigali, akaba ari hariya kuri Convention Center, akaba ariho amashusho yafashwe aza agaragara asohorwa nabi. Ibyo ntibyaviriyemo aho ndetse yaje gutabwa muri yombi, aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamutaye muri yombi bamushinja yuko nyine yarwanyije inzego z'umutekano. TAIKUN Ndahiro cyangwa se amazina y'inyakuri dore yuko yiswe n'ababyeyi be Ndahiro Emmanuel. Uyu Ndahiro Emmanuel wamenyekanye nka TAIKUN Ndahiro akaba ari umwe mu bantu nyine wavuga ngo agenda agaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye, dore ko ari umunyamakuru kuri radio ndetse no kuri televiziyo 10 cyangwa se televiziyo TV10. Uyu rero TAIKUN Ndahiro TAIKUN rero akaba ari umu-MC cyangwa se umusangiza w'amagambo, akaba ari umuraperi ku ndirimbo z'injyana ya rap ndetse akaba ari umwe no mu banyamakuru bakunzwe cyane, abanyamakuru b'abahanga cyane bakora kuri radio ndetse na televiziyo. Uyu TAIKUN ari umusore ukiri muto wagiye uzamuka ndetse agakundwa n'abatari bake cyane. Gusa ibyamubayeho nyine ni agahumamunwa nyine, aribwo bamwe batavugaho rumwe bavuga bati rwose umusitari aba agomba guhabwa icyubahiro cye, ntabwo byakagombye kuba ari byiza ko TAIKUN Ndahiro yaba umwe mu basorwa kuriya bene akageni nka kariya gusohorwa nk'inzererezi. Ni ibintu nyine bitashimishije abakunzi ndetse n'abafana biwe, ubwo TAIKUN Ndahiro amabounce yamufataga mu rubavu rwose bamunaga hanze. TAIKUN Emmanuel ndetse uyu Emmanuel Ndahiro nyine nk'uko mugenda mubibona ni umwe mu basore bagiye bakora ibiganiro ndetse bigakundwa muri one on one, ubwo yakoranye ikiganiro na Israel Mbonyi, umwe mu bahanzi ba gospel bakunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze bikagera no mu mahanga. Yakoresheje ikiganiro Scovia Bulldog, yakoresheje ikiganiro abantu bagiye batandukanye cyane bakaskuba ufite abakunzi, umuntu ukurikiranwa n'abatari bake hano mu gihugu, ndetse nyine bitari bikwiye ko nyine umupromoter umu-influencer yasohorwa bene karakageni. RIB rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukaba rumushinja kuba nyine yagwanyije inzego z'umutekano, bikatuma nyine ari umwe mu bantu bataripfana iyo muhuje cyangwa se muhuriye mu kosa nyine we ahita akubwiza ukuri. Uyu rero akaba ariyo mpamvu nyine TAIKUN Ndahiro nyine yatawe muri yombi, bamwe banavuga yuko rwose ibihano ari gushinjwa ashobora kuzahabwa igihano kihwanye n'imyaka 10 cyangwa se akaba yatanga izahabu ya miliyoni 2. Ibi ni bivugwa ariko ntago arakatirwa, ndetse nta nubwo yagaragara nyine afata video avuga yuko abasitari rwose atari bagenzi b'abandi bantu ndetse bakagombye kujya bahabwa agaciro bagahabwa ijambo haba aho baba bari cyangwa se abo bari kumwe nabo. Ibi rero reka tuze kureba yuko ubugenzacyaha ruza kubikurikirana ndetse rukaba rwakora igikwiye, kubera ko nanone biragaragara yuko TAIKUN Ndahiro nta yandi makosa yagiye amugaragaraho cyane. Uyu TAIKUN ndetse akaba afite impano zitandukanye, kuririmba indirimbo za rap ndetse akaba afite impano z'ubusangiza amagambo cyangwa se ubu-MC umusangiza w'amagambo, ndetse TAIKUN Ndahiro akaba ari umwe mu bantu b'abakomediye. Uyu TAIKUN amateka ye nuko TAIKUN yavukiye mu gihugu cya Tanzania ndetse aza gukurira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse anasubira Tanzania kwigirayo. Uyu TAIKUN yakunze kuba hanze cyane, afite imyaka itari myinshi dore yuko atari yakaba muri 30.
ndetse ni ibintu ubona ko nyine byanga bikunze TAIKUN iyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwinjiye mu bintu nk'ibi biba bigaragara yuko nyanone hari ibindi bibiri inyuma ntago biba byoroshye. Niyo mpamvu uyu musore wanyu nyine mukwiye nyine kumusengera akaba yasohoka isheni hakiri kare, kuko hariya si heza, hariya ni ahantu nyine baba bavuga uwo ari we wese nyine bavuga ko uvuga utarabona. Ariyo mpamvu TAIKUN Ndahiro nyine byanga bikunze ni ukumusengera nyine akaba yasohoka amahoro. Uyu TAIKUN byagaragaye ko hari iki mwayiriya content ya one on one aho yagiye agaragaza yuko ashobora gutumira umusaza His Excellency Paul Kagame. Byavugishiye benshi ndetse bamwe bavuga yuko yabeshya, abandi bavuga yuko bitari bikwiye yuko nyine yashyiraho hanze yuko abantu baraba biteze ko agiye kuzana umusaza bikarangira atamuzanye. Abandi bakavuga yuko nyine yubahutse atakagombye kumwandikira nk'uko byagaragaye ko yamwandikiye nyine ku rukuta rwa Instagram. Byaragaragaye aho yari mu kiganiro na Murindahabi Irone Empire, ubwo yagaragazaga yuko yamwandikiye amusaba yuko bazakorana ikiganiro. Ni ikiganiro cyagitegerejwe n'abantu benshi, ndetse nyuma biza kugaragara yuko yagiye ahuza buri bariya batumirwa ku magambo ndetse n'ibiganiro bagiye bavuga ku musaza, nibyo bagiye abihuza ndetse biza kuvamo nyine ikiganiro kirambuye. Abandi baravuga uti yababeshye, ndetse abandi bakaba bavuga bati wabona ari cyo kintu bari kumuziza, ariko aho ntaho bihuriye. Ukuri ni uko nyine TAIKUN Ndahiro ubwo yarimo yitabiriye kiriya gitaramo cyaberaga kuri convention nyine aribwo byagaragaye ko ari gusohorwa nyine, ndetse bikagaragara ko nyine yatonganye n'abashinzwe umutekano ndetse n'ahariya amabounce yari ariyo. Nta kindi kibiri inyuma, ndetse byagaragaye ko nyine nta kindi kibyihishe inyuma. Ariyo mpamvu nyine uyu musore wa TAIKUN Ndahiro wiswe Emmanuel Ndahiro, akaba ariyo mazina yiswe n'ababyeyi nyine, akwiye gusengerwa akaba yasohoka isheni, kuko nta cyiza cy'isheni. Abantu nyine barababizi, ababizi barabivuga yuko rwose hariya ni ahantu utakwifuriza umuntu kuba yaba ariyo, utakwifuriza umuntu kuba yaba ari mu isheni, kuko bavuga yuko rwose nta cyiza kiba kiriyo. Ngayo nguko rero TAIKUN Ndahiro akaba yatawe muri yombi yafunzwe, bakaba hategerejwe umwanzuro wafatwa, ndetse hategerejwe ukuri kuza gufatwa ndetse n'igihugu cy'ubugenzacyaha RIB. Murengera Thierry, umukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Ubwo rero mureke dusengere TAIKUN Ndahiro asohoke isheni amahoro, kandi twizeye ko arabicamo. Twizeye neza yuko nyine byose agomba kubinyuramo amahoro. Mbifurije kugubwa neza, mwakoze cyane kubana natwe. Ibuka kora subscribe kuri channel yanyu Mr. Skolere niba ubanye natwe bwa mbere, niba utarayikoze, ndetse niba waranayikoze ko like. Ushobora gusangiza inshuti zawe ndetse ugatanga igitekerezo binyuze muri comment. Mwakoze cyane kubana natwe, ndabashimiye.